Nanjye nakangutse namenye hanyuma ko nari napfuye, ko nasanze n'amaserumu bayankuyemo nsanga banyoroshe nk'umupfu wese. Yese ashimwe cyane. Murakoze cyane. Ndabashimiye ubuyobozi bwa Nk'Umupfu TV. Mwakoze cyane kuntumira cyangwa se kunyakira hano kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana, ubuhamya. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Pastor Nk'Umupfu Joyce, mama munyana, ndubatse, mfite umutware, ni nawe muyobozi wanjye, ni umushumba w'itorero rya Worship Center, nanjye niho nkorera umurimo w'Imana. Rero ndabashimiye cyane bakozi b'Imana, kandi nshimiye n'abandi bose bari hirya no hino bakurikirana ibiganiro bya Nk'Umupfu TV. Imana ijye ibaha umugisha kandi ijye ibahumuriza uko bukeye n'uko bwije, kuko ubuntu bwayo buraduhaza, iraduhumuriza, ituba hafi, itugirira neza, idukorera ibikomeye. Amena. Munyemere rero nsenga isengesho hanyuma dukomeze. Uhoraho Mwami Imana Nyiringabo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uri umwami w'amahoro, uri Imana yacu, uri imbaraga, uri ubuhungiro, uri ubwugamo, uri byose, urashoboye. Mwami, ujya uheraho abana b'abantu basoreza ukahakomereza, Uwiteka ubihimbarizwe. Turakwakiriye rero muri iki kiganiro, Mwuka Wera aba ari wowe uherekeza amagambo yose cyangwa buri jambo ryose riva mu kanwa kanjye, uriherekeze kugira ngo rigirire umumaro benshi. Urakoze Mwami, kandi nihagira uhindurwa n'ubuhamya cyangwa ijambo, icyo cyubahiro araba ari icyawe Nyiringabo. Nshishijwe bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ndifuza ko ubuhamya bwanjye ni nabwo ndi butange, ni burebureho ariko si cyane. Tubutangirira mu ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 9. Ibice 9 muri Yohana, ubutumwa bwiza, umurongo wa 4. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Reka nsubiremo. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ntange ubuhamya ariko bureba cyane abantu bakijijwe bakakira Kristo nk'umukiza wabo, niko navuga, ariko bureba n'abandi bantu bose. Ariko umuntu ushobora kubyumva vuba ni umuntu wakiriye Kristo nk'umukiza we. Ngira ngo nkangurire n'abandi batari bamwakira kuba wakwakira Kristo nk'umukiza wawe. Nuko nyuma y'ubu buzima dutuyemo, ariho ubuhamya bwanjye bushingiye, nyuma y'ubu buzima dutuyemo hari ahandi hantu tuzatura. Aho tuzatura rero hategurwa cyangwa hateganywa muri kino gihe tucyambaye uyu mubiri, kandi hari igihe tuzawiyambura, hari igihe kizagera uyu mubiri tukawuvamo. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Yesu yaravuze rero ati nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Iryo jambo natwe riratureba ko dukwiriye gukora hakiri ku manywa, kuko amanywa tuba tuyareba, ariko igihe buzirira kuri twebwe ntago tukibona, ntago tuzi ngo buzira ryari. Hallelujah. Yesu nashimwe. Ubuhamya ntangira, ndashaka kuvuga maze kwakira Kristo nk'umukiza wanjye. Ndi umurokore ariko mu rusengero ntagiramo imirimo nkoramo, gusa ndi umukristo uterana, nkaza mu materaniro nk'abandi ku cyumweru nkagenda. Hari igihe nkimara gukizwa nashatse kuba nakorera Imana, njya mu baririmbyi, ariko ngezemo amasaha batahiraga baba bataha bwije, kandi aho nabaga ntago byanyemereraga gutaha bwije, biba ngombwa ko mbireka, nabyo sinabasha kujya muri uwo murimo. Ubwo rero mba umukristo uterana ku cyumweru ariko utagira umurimo mu nzu y'Imana.
Yesu nashimwe cyane. Nsubire ku ijambo nasomye ngo nkwiriye gukorera uwantumye hakiri ku manywa. Njye rero nari ndi mu rusengero nta kintu nkora, ariko ntega amatwi nyine nkumva nkagenda. Ibyo bihe ntago nabaga hano muri kino gihugu. Nyuma naje kuza rero nje muri iki gihugu, njaho mu rugo babaga bari batuye i Kayonza ariko ntahazi. Nza kugera ahantu bwije cyane ndaharara. Urwo rugo narayemo rero bwageze mu ijoro nko mu gicuku, ndibwa n'akantu gatoya cyane, ndabyuka ndacana kuko nari mfite buje, nari mfite ikibiriti, nari nzi nyine ko naje ahantu h'icyaro, noneho nitwaje bene utwo tuntu. Ndacana rero ndareba, mbona akantu kandiye. Hari ku bantu babaye mu nka hari ibintu byitwa inguha, uburondwe, ibintu nk'ibyo. Rero ako kantu kari mu ishusho y'uruguha, narakikuyeho nsigara nibaza ko ari uruguha rundiye. Ndongera ndaryama ariko mbyuka handya. Nza kubabwira mbyutse mbashimira ko bancumbikiye. Ni kwa kundi umuntu yasabaga icumba ahantu atazi. Ndababwira ntariko hari akantu kandiye, harimo harandya, nturuguha rwandiye. Barambaza bati uruguha niki? Ndababwira nturuguha se nago muruzi. Mbasobanuriye ukuntu kameze. Barambwira bati nago ari uruguha, bati byitwa ikibwa. Icyo kintu rero cyitwaga ikibwa ni ikintu kibi kiryana, kigira ubumara bunica. Naragiye rero ngeraho najyaga mu rugo ndahabona. Nyuma y'iminsi nk'ibiri gusa ntangira kurwara. Ndarwara, njya kwa muganga, bampima bagasanga malariya, inshinge nyinshi, imiti myinshi ishoboka, bakansezerera nimugoroba, mu gitondo nkagaruka bapima ni malariya yanga gushira. Ubumara bw'ako kantu iyo bapima buri gihe bafata malariya. Rero iyo malariya ntiyumva imiti. Igihe rero cyaje kugera, namaze amezi 3 ndwaye. Ndi muri ibyo bitaro, baba bansezereye mu gitondo, nimugoroba nkagaruka umuriro ukaba mwinshi, bansezerera nimugoroba mu gitondo nkagaruka. Ngeraho noneho ndaremba, mba mu bitaro ndaremba cyane. Nongere mbibutse nsubire inyuma gato ngo muri ibyo ndimo mbabwira nari wa mukristo nababwiye uterana. Ikindi cya kabiri muri iyo miteranire yanjye, hari ukuntu nari naravuye muri indi dini ryumva ko numvaga ko nubwo nahinduye idini ariko ari akantu gatoya nakurikiye, numvaga n'ubundi nari nkijijwe. Nuko rero uzi kwa kundi abarokore basabana, baramukanya cyane, bakubaza aho utuye, bagukurikira kukureba. Njye nabyitaga akajagari. Nabonaga ari abarokore bafite akajagari kenshi, nkavuga bahora bakubaza utuye he, bagukurikire bose, nkabona mbese ni akajagari. Ubwo rero nari uwo mukirisi uterana ku cyumweru, kandi nabwo nkaza batangiye, nkasohoka batangiye gusenga, nkihuta ngo bataza kumbaza ibintu byinshi. Numvaga bindushya. Nuko dayimoni zikora mu muntu zikakubwira ko uzi ubwenge kandi zirimo kugutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Ubwo rero ni icyo gihe nuko nari imeze, nubwo bukristo nari mfite. Hanyuma nibwo naje kuba ndwaye muri ubwo buryo nari ngezeho. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ahantu nari ndwariye ni ivuriro riri hariya i Mukarange, ni centre de santé, ni muri Kayonza. Ariko ubu ngubu ukuntu hameze bitandukanye n'ukuntu icyo gihe hari hameze. Icyo gihe nyine ni kera hari hameze nabi, ariko ubu nyine harasirimutse. Nta morgue haba, n'icyo gihe ntayahabaga. Rero hari umurwayi wundi wari urwariye hepfo yanjye gatoya, yari yaje ari umusaza udashaje cyane, ariko nkajya mbona abarokore bazayo benshi, bakaza bakamusengera bakagenda. Byagaragaraga nyine ko ari umurokore kandi waba ukomeyemo.
hanyuma rero ijoro rimwe mu kuremba kwanjye naje kuremba ngera ku gihe cyo abantu batabaza ngo wa mwana se cyangwa se Joyce yaba yarakiza, ahubwo barabazaga ngo Joyce ntago arapfa. Nari ndembye cyane. Ijoro rimwe rero nza kuva muri uyu mubiri. Ntago ndi bubabwire ngo narapfuye kuko ndi imbere ya kamera mu ndeba, sindi buvuge ngo narapfuye, ariko ndababwira ngo navuyeho muri uyu mubiri gatoya, nkutandukanaho nawo gato. Iryo joro ntago njya menya kuko ntago nigeze menya ngo nagiye sangahe ngaruka sangahe, kuko nagiye ari ninjoro kandi n'ubundi nagarutse butari bwacye, ariko ntago nzi amasaha kuko bwahise bucye, ntago nzi amasaha namaze. Rero nagize ntyamva mu mubiri, nari ndwajwe n'umubyeyi wanjye mama. Mu kuva mu mubiri icyo navuga, icyo nabonye muri ayo masaha, sinari nkibyuka, baranyiyegamizaga. Muri ayo masaha ikintu nabonye nk'uko waba ucanye amatara noneho ukayazimya, ariko wegereye switch ugakandaho bikazima, ukongera ugakandaho ku kanya bikaka. Nuko nabonye habaye umwijima, mbona harakeye, habaye urumuri rutangaje. Mbona rero ndi mu nzira ndagenda kandi nihuta cyane nk'umuntu uzi yajya. Nagira ngo mbabwire nkiri ahangaha, mbabwire ngo bakundwa, dufite aho tujya. Abapasiteri bashobora kubabwira ngo ijuru ukarikurura ugasanga n'abasogokuru bawe bararivuze, wanarikurura nturyumve, cyangwa bakakubwira ngo hari iyindi si tuzaturamo, cyangwa bakakubwira ngo tuzambara undi mubiri, ariko ubundi ntubikurure ngo ubyumve cyane, ukabyumva nk'ibintu abantu bahora bavuga cyangwa nk'ibintu byanditswe mu gitabo. Ariko ndashaka kubabwira ukuri, aho tuzajya harahari bakundwa, hari ahantu tugana kandi hategurwa uyu munsi. Imana ishimwe. Ego. Urakoze cyane. Nari ngiye kuhagera. Icyo gihe kubera igihe nari mpamaze rero kwa muganga, maze kumera nk'upfuye, umubyeyi wanjye yahamagaye umugangakazi, araza arareba, nari ndiho serumu. Icyo gihe no kugira ngo bagushyireho serumu bayigushyiraga hari uko nyine warembye cyane, bahita bankuraho serumu, baranyorosa nyine nk'umuntu wapfuye wese, kwa kundi bafata amashuka bakayakugereka no ku mutwe. Uwo mugangakazi aravuga, yihanganisha umubyeyi wanjye, uko niko yambwiye. Aramubwira ati bivuze ngo muganga yarakonfaminze ko napfuye. Aramubwira ati nitureka rero, nubivuga cyane bikamenyekana ko umuntu wawe apfuye muri iki gicuku, muri iri joro, ntabwo uri bubone uko umutwara mu ijoro. Reka ahubwo bimenyekane mu gitondo, umurambo bawusohore ufite uko umujyana. Ariko ubu baragusohorera umurambo wawe kubera abarwayi babaga ari benshi, baryamye hanze gutyo babuze aho baryama, bavuga baragusohorera umurambo wawe ubura uko uwujyana. Nagira ngo nkwibutse ko nta morgue yari ihari. Nuko rero ubwo ni ukuvuga ngo umuganga yaremeje ko mpfuye, bankuramo serumu, banyorosa ku mutwe kwa kundi kugira ngo umurambo baze kuwusohora mu gitondo. Jye rero nari ngeze ahantu nabonye ngenda njyewe mbona harijimye, mbona harakeye, hanyuma ndagenda. Yesu nashimwe cyane. Iyo mbitekereje, iyo nsubiye muri ubu buhamya, numva bunkora ahantu, ndongera nkavuga nti Mana ushimwe, warangaruye ngo mbwire abantu koko jyewe w'iki gihe. Kuko iyo dusomye ibya Pawulo tugasoma ibya runaka muri Bibiliya batagihari, hari ubwo abantu batabikurura neza. Ako uyu munsi ndashaka kubabwira njye ugihari, uhari, namwe munyumva munandeba, yuko hari ahantu hahandi abanditse mbere banditse. Pawulo yaravuze ngo yageze ngo mu ijuru rya kangahe, abanditse bakavuga amajuru bagezemo. Ni ukuri aho hantu harahari. Yesu ashimwe cyane. Rero naragiye nkomeza urugendo nyine, njya mbwira abantu nkababwira nti wenda abana bo muri iyi minsi bavukiye i Kigali, iyo baza kugenda bajyaga kubona bamanuka nko mu mihanda ya karitsiye y'iwabo, ariko giye kubera ahantu nakuriye byashoboka ko ariyo mpamvu nabonaga nyura mu bice bisa naho. Nabonye rero nyura ahantu mu misozi, ahantu hari amashyamba, bene nk'aho hantu
njya mbwira abantu nubwo wenda yaza gupfa ari umuntu cyangwa se kuva mu mubiri ari umuntu wavukiye mu mujyi wa Kigali yajya kubona amanuka nko kwa Makuza atambika Yesu ashimwe cyane. Nabonye rero ahantu mu misozi mu bibaya nihuta, kandi iyo ngereranyije urwo rugendo ntazi amasaha rwamaze, ariko bwakeye nagarutse ruba nkaho waba wagenze bukira bugacya bukongera bukira bugacya ugenda. Nabonaga ari urugendo rurerure nihuta, ariko ntago nananirwaga, sinumvaga ndushye, numvaga mfite imbaraga nyinshi. Muri urwo rugendo rero nahahuriye n'umugabo uri mu kigero cya wa musaza nigeze kubabwira ntangira. Noneho duhuye twahuye we yikoreye ibintu, ariko mu masaha naviriye mu mubiri gatoya, kanya gato kaciyeho nawe ava mu mubiri, uwo nguwo wari urwariye aho ngaho. Rero duhuye n'uwo muntu ntago njya mpamya neza ko ari wa wundi wo kwa muganga aho twari turi, ariko nabonaga ari mu kigero cye rwose ku buryo natekereje ko yaba ari we. Duhura we rero yikoreye ibintu, ariko ntago yarabyikoreye ku mutwe. Hari uburyo abantu kera bashyiraga bafungaga ibintu nko mu gitambaro, kuko nizo baga bagiraga, abantu b'abagabo bakagicomeka ku nkoni, noneho bakabitwara ku rutugu, nuko kera babijyanaga. Noneho twahuye ari uko nguko afite ibyo bintu. Duhuye muri iyo nzira arambaza ati uragenda, ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe, iyo tuvuye muri uyu mubiri turakundana. Yesu ashimwe cyane. Uzi ko abantu bose niduhura tuzahura umuntu wese ameze nk'uziranye n'undi, haba hari urukundo rudasanzwe, kuko uburyo nahuye n'uwo musaza cyangwa uwo mugabo twahuye nk'abantu nabonye dufitanye urukundo rumeze nk'abantu bakundanye bagakundana cyane, noneho bakaza kuburanaho agahe gato, noneho bakaza guhura. Uburyo baba bakumburanye, uburyo baba bishimye, uburyo nuko twahuye tukishima. Arambaza ngo mbese ngo uragenda nawe? Ndamubwira ngo nanjye ndagenda. Arambaza ngo surahazi? Nibyo bibazo yambaje. Ndamubwira ntago mpazi, ariko ndagenda. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo niyo abagenzi baba ari abaswa, iyo nzira ntago bazayiyoba. Yesu nashimwe cyane. Nubwo navugaga ngo ntago mpazi, ntabwo nari nayobye, nari mu nzira imwe nawe, nabonye duhuriye mu nzira imwe kandi mu cyerekezo kimwe. Yesu ashimwe. Rero twatungutse ahantu ku musozi. Uwo musozi hari geti cyangwa irembo, hari irembo ririho urugi rwa shokora. Urwo rugi rero tuhageze hanini cyane kandi heza, barakingura. Bakinguye niwe wabanje kwinjira, noneho abamukinguriye bakamwinjiza bahagaze imbere ya rwa rugi. Umwinjije yahagaze imbere yarwo nkaho nagakurikiyeho, amera nk'umbujije gatoya. Arahagarara arambaza, arambwira ati wowe urajya hehe? Njye nta kintu nari mfite mu ntoki nagira ngo mbibutse. Arambaza ngo wowe urajya he? Ndamubwira ngo ngiye ndajya kwa Mana. Yesu ashimwe. Ansubirisha arambaza ngo urajya kwa Mana? Ndamubwira nti ndajya kwa Mana. Ambaza bwa gatatu arambaza ngo ubu urajya kwa Mana? Ndamubwira nti ngewe ndajya kwa Mana. Arakingura, ndinjira, arakinga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Impamvu rero nasomye iri jambo rivuga ngo nkwiriye gukorera uwantumye hakiri ku manywa, nahangaha ngeze. Amaze gukinga urugi, twageze ahantu njya ngereranya ibara ryaho nkafata nk'iyo wafata icyatsi gikeye cyitwa light blue, ugafata na light green, noneho ukabivanga, nibura nk'ibara ryavamo icyatsi gikeye, ubururu bukeye, noneho ukabivanga cyane ukareba nk'ibara ryavamo. Havamo nk'akantu kajya kuba umweru, kazamo akaruru gake, kakazamo icyatsi gikeya. Aho hantu twari turi rero niko hari hameze, hari ubwiza butangaje ku buryo iryo bara niyo ngerageje kurivuga mba ngerageza, ariko ntago ndaribona mbere yuko mpajya aho hantu, sindanaribona nyuma yuko ngaruka hano. Ni ahantu heza cyane bakundwa. Haleluya. Urwandiko rwa Yohana, hari ahantu avuga ngo
ni mu bice bitatu. Ku murongo wa mbere n'urwa mbere haravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, uko turerekana, uko tuzasa ntabwo birerekana. Yesu ashimwe cyane, ariko nibyerekanwa, nitwerekanwa icyo gihe tuzasa nawe. Ni ukuri tuzaba turi beza. Reka mbakumbuze, namwe twicaranye hano, reka mbakumbuze ngo ahantu tujya ni heza. Uyu mubiri tuririramo, abantu bakawurwaniramo, abantu bakawushakiramo inyungu, abantu bakawushakiramo ibitagira umumaro, abantu bakawanganiramo abantu. Umunsi twawiyambuye tuzajya heza. Iyaba umuntu yamenyaga ukuri, uyu mubiri yawugenzemo neza, akawukoreramo neza, akawugiriramo amahoro, ibidashoboka akamenya ko bitashobotse agakomeza, ibitamushobokeye akabyihorera, akamenya ko bishobokera Imana agakomeza, kubera ko hari ahantu tugana kandi heza. Uko tuzasa ntabwo birerekana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ndumva narambura ikiganza nkavuga ngo amina cyane. Oh haleluya, Yesu nashimwe. Aho hantu rero aho nari ngeze, tugeze aho hantu hari ubwiza butangaje busa butyo. Yesu nashimwe. Twahasanze ikintu kihateretse cyiza, kiri mu bwoko bw'ikirahure cyangwa se bw'ibuye, ibuye ry'isarabwayi. Ariko nanone ku bantu baza ayo masarabwayi, ntago navuga ko ari isarabwayi nyirizina, ni irindi buye ryiza rireberwamo, rimeze nk'ikirahure, cyangwa se tubyite ngo nk'ikirahure cyaba gikomeye ku bwoko bw'ibuye kireberwamo. Yesu ashimwe cyane. Noneho babwira wa mugabo, baramubwira ngo zana ibyawe. Atura bya bintu yari afite, arabihambura, akajya akuramo ikintu kimwe akabahereza. Ibyo bintu rero ntago nigeze menya ibyo ari byo, kubera ko byari ibintu bifunze nko muri ambaraje kado. Zambaraje kadapana utungutu bashyiramo ngo baterure, ahubwo zo bafunga neza, ziyagayaga ukuntu, cyangwa se zisayangana, ubwo sinzi niba mvuze neza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Akuramo arabahereza. None habahereje bagereka kuri cya kintu nababwiye kimeze nk'ibuye cyangwa nk'ikirahure kiremereye, mbona urushinge rubara, amenya ko ari umunzani. Yesu ashimwe, haleluya, haleluya. Daniyeli ngo asobanura inzozi z'umwami, yaramubwiye ngo wapimwe. Ntago ari inzozi, ni inyandiko. Yaramubwiye ngo umwami yabonye inyandiko asobanuje, aramubwira ngo wapimwe, ngo maze basanga udashyitse. Yesu ashimwe cyane. Imirimo dukora izapimwa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Izapimwa ibe ku kigero kizima cyangwa ku kigero gipfuye. Yesu ashimwe, haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo urufatiro ni Kristo, ngo kandi Kristo uwo nguwo, ngo abantu bite cyane uburyo bubaka kuri urwo rufatiro, ngo kuko bamwe bubakaho ibikenyeri, abandi bakubakaho ibyatsi, abandi bakubakaho ibiti, ngo cyangwa abandi amabuye y'igiciro. Iki gihe rero nitwubaka ku rufatiro ari rwo Kristo, nitumara kwigira imbere, igihe ibyacu bizaba bipimwa. Ose reka mbaze, uwubatse ku rufatiro ukubaka ibyatsi, iyo nzu yahama? Ntago yahama. Wubatseho amabuye, iyo nzu yabihamye. Ibyo nitugera imbere y'umwami bizapimwa. Imirimo wakoze yari imeze nk'amashara, yari imeze nk'ibyatsi, cyangwa yari imeze nk'amabuye y'agaciro. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uwo muntu rero yatangaga ibyo bintu bye, we nuko atagarutse. Iyo agaruka ngira ngo yajyaga kubisobanura cyane kuruta uko ndimo mbisobanura, ko nanjye ndabisobanurira ku rugero nabibonyeho. Bakundwa, turi abana b'Imana. Yesu yaravuze ngo agiye kudutegurira hacu, ngo ahazaba niho tuzaba. Uru rugendo twatangiye rw'agakiza, reka nkangurira abantu ngo ntucike intege. Umwami Yesu abana natwe hano tukiri muri uyu mubiri, atuba hafi cyane, atwongerera imbaraga. Muhumure, ntago twebwe duhari kurwana intambara z'umubiri, duhari kurwana iz'umwuka, kuko dufite umwami uturwanirira. Nta kintu gishobora kukunanira wiyambaje Kristo umwami. Unanirwa kubera ko wabijyanyemo imbaraga zawe. Iyo bijyanyemo imbaraga
mbaraga zawe ukavuga ngo numva nshaka kureka ubusinzi mu mbaraga zawe, ntabwo bishobora kuko ufite imbaraga zikuyobora zindi. Iyo bijyanyemo imbaraga zawe ukavuga ngo ngiye kureka ubusambanyi, ntabwo bishobora. Ariko iyo ubyinjiye mukinjira muri Kristo ukamuharira ukamubwira ngo imbaraga zawe zikorere muri jyewe, Uwiteka aragushoboza ntagashobora kuguhana. Aha hantu tuzahajya rero, ariko tuzagerayo dufite ibyo twakoreye muri iyi si. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo nkomereze aho nari ngeze. Uyu mugabo yatanze ibintu byose, akajya atanga kimwe bakagipima bakamukora mu ntoki kugera ku ngereranya nkibukiranya, ntago nibuka umubare neza, ako njya numva ari nk'ibintu nka 7 iyo ngereranije. Nibuka ko numva nabonye nka 7 bamukora mu ntoki, buri uko bapimaga bamukoraga mu ntoki bakamubwira ngo wabaye umugabo. Bashoje rero barabifunze ibyo bintu. Yesu nashimwe. Haleluya. Bashoje ibyo bintu barabifunze, bamaze kubifunga neza babimukorera noneho ku mutwe, bamwereka ahantu ntashoboye kugera. Baramwereka ngo genda ngo nugera ngo hariya hakurya. Naraharebaga nanjye, heza cyane, harabagirana. Nsubiye inyuma gato, uyu mubiri twambaye nigeze kujya gushyingurira abantu. Ninjye wari uyoboye umuhango wo gushyingura, maze kwigisha umuntu umwe ufite imyaka iri nko muri za 60. Tugiye aho bakarabira, aravuga ati uyu muntu ibintu yavuze iyo mbyumvishije buri gihe ngira ubwoba. Ati nanga urupfu, ntinya gupfa, sinshaka kuzapfa. Reka mbabwire, tuzava muri uyu mubiri warwanga, wamara imyaka 100 uzawuvamo. Dore numvishije ngo hari n'abagerageza gushaka ibintu bishobora gutuma umuntu abaho akagera imyaka 200 cyangwa 150, niba bahari koko. Niyo wamara iyi 100 200 nabwo uzapfa. Yesu ashimwe cyane. Tuzava muri uyu mubiri, nituhava hari ahantu tuzajya heza. Waba utinya urupfu utarutinya, ariko tuzagenda kandi hari ahantu tuzajya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aho hantu rero bamweretse, yaragiye yikoreye bya bintu. Baramubwira ngo genda ngo nugera hariya hakurya ngo urahura n'abagusanganiye bakwakira imirimo myiza wakoreye mu isi, genda wabaye intwari. Umugabo aragenda. Mu by'ukuri nabonaga nta mwanya bamfitiye, umwanya munini bari bawufitiye uriya mugabo. Bamuherekeresheje amagambo, bakamubwira ngo genda wabaye umugabo ukiri mu isi, yakwigira imbere ngo wabaye intwari ukiri mu isi, ngo wakoze imirimo itangaje ukiri mu isi. Aragenda. Ntago nigeze abo bantu bamubwiye mbabona, ahubwo nabonye azimiriye ahantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri bwa bwiza burabagirana, aragenda azimiriramo, bwa bwiza buramutwikira. Hari aho Imana yaduteganyirije kandi heza, aho umwami azaba natwe niho tuzaba. Yesu nashimwe cyane. Barahindukiye rero, wa muntu azimiriye muri bwa bwiza. Yesu nashimwe. Barahindukira, ku maso habo hari ukuntu bavuga ngo umuntu afite smile face. Ku maso habo hari hakeye, hari nk'akanyamuneza, niko navuga. Ariko bampindukiriye, ka kanyamuneza nabonye kavuyeho. Noneho bandebana ku maso hashaririye. Yesu ashimwe. Barambwira ngo zana ibyawe. Ndavuga nti ibyanjye, buri muntu azagaragaza ibye. Yesu ashimwe cyane. Barambwira ngo zana ibyawe. Bagipima ibya wa muntu, umutima warambwiye ngo bari bukwirukane. Kandi iyo tuvuye muri uyu mubiri, uko tuwuririramo, uko dusaba Imana ngo iduhe imyaka 100 uko iyo usohotsemo gato ntabwo ushaka kusubiramo, kuko uba ureba ahandi heza kuruta aho wari uri. Yesu ashimwe cyane. Barambwira rero ngo zana ibyawe. Nkababaza ibyanjye nanjye nzana ibyanjye. Bageze arambwira ngo twereke imirimo wakoreye mu isi. Nsubira inyuma rero mbabwire ngo nari wa mukristo, wa wundi uterana, wa wundi utagira icyo akora mu rusengero, wa mukristo. Nari uwo nguwo kandi nakundaga gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ariko nta murimo nagiraga. Hano rero niyo mpamvu nasomye iki cyanditswe kivuga ngo nkwiriye gukorera uwantumye hakiri ku manywa. Ubu dufite igihe, turacyahari, dufite igihe cyo gukora.
barambwira rero ngo zana ibyawe ndabibura, arambwira ngo nyereka imirimo wakoreye mu isi, twereke imirimo wakoreye mu isi, ntayo nari mfite, ahubwo nasubiragamo nkababaza imirimo nakoreye mu isi, bakambwira zana imirimo, twereke imirimo wakoze ukiri mu isi, nanjye nkababaza imirimo nakoze nkiri mu isi ko nta kintu nari mfite mvuga. Amfata ukuboko akingura wa muryango yari yakinze, ansunika gatoya, ntago yansunitse gutya mu mbaraga, ahubwo kwa kundi ushobora gusa nk'uherekeje umuntu. Angejeje ku muryango arambwira ngo ngaho subirayo, uzagaruke hano utwereke imirimo wakoze ukiri mu isi. Akinga urugi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri ka kanya nagiye ntazi ngo namaze amasaha angahe. Ako kanya niko nagendeye muri urwo rugendo, niko naboneyemo ibyo bintu, niko naboneyemo aho twari turi, niko naboneyemo aho bapima imirimo, niko naboneye naho ngaho. Noneho anshubije hanze yegetseho urugi, ntago nabonye nongera kugenda urugendo nk'urwo nagenze mbere, ahubwo narabyutse. Noneho meze nk'ukangutse gutya, nsanga ndatwikiriye, nkubita imyenda ndaniyegura ndicara, kandi ubundi ntago niyeguraga. Yesu nashimwe cyane. Mbere yuko mva muri uyu mubiri ntago niyeguraga, baranyiyegamisaga no kugira ikintu bampa, baranyeguraga, ntago niyeguraga. Ariko ngarutse nariyeguye jyenyine ndanicara. Mbwira umubyeyi wanjye, ndamubwira nti mama, mpa amazi yo kunywa. Hari umumama umuri iruhande, umwicaye iruhande. Nabyutse nsanga amwicaye iruhande amufashe gutya. Noneho aramubwira ati ntuyamuhe amazi, ntuyamuhe, buriya yari yahwereye, ntago yari yapfuye. Noneho numuha amazi nuko bapfa, arahita apfa. Umubyeyi aramubwira mama wanjye, aramubwira ati umwana wanjye yari yapfanye inyota, reka muhe icyo kunywa, noneho apfashe izi nyota, niba ruri bupfe. Nanjye ndamubwira nti mama, mpa amazi yo kunywa. Arambwira ati nkwa amazi, ndamubwira nti mpa ikintu cyose nanywa, hanyuma nkubwire inzozi ndose. Arambwira ati mwana wanjye, reka nkwa amazi unywe, reka nkwe icyayi unywe, hanyuma umbwire ibyo ubonye kuko ntiwarose wagiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Njye narambwiye ni nkubwire inzozi ndose. Arambwira ati ntago urose, kuko nasanze nanjye nakangutse, namenye hanyuma ko nari napfuye, ko nasanze n'amaserumu bayankuyemo, nsanga banyoroshe nk'umupfu wese. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arambwira ati rero umbwire ibyo wabonye kuko wagiye ntago warose. Noneho mutekerereza iyo nkuru yose nk'uko nyivuze. Arambwira ati mwana wanjye, ugize amahirwe yo kugaruka mu isi, uzakora imirimo myiza ukiri mu isi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hano rero nuko nagarutse. Niyo mpamvu mbabwira ngo hari aho tujya. Ndashaka gusoma ijambo riri mu Mubwiriza ibice 12 cyangwa hansomeri. Umubwiriza 12. Yesu nashimwe. Kuba mpari uyu munsi hari ikintu nshaka kuvuga. Kuba mpari uyu munsi ntago ari imbaraga zanjye, kuba nawe wowe uri unyumva, uri bunkurikirane uhari. Kuba ufite imyaka runaka ufite, hari abandi bavukiye igihe kimwe nawe badahari. Noneho kuba naragize n'amahirwe yo kugenda urwo rugendo nkagaruka, nubwo ntari nujuje ibisabwa byanyinjiza ahantu nashakaga kujya, ntago abantu bose batujuje ibisabwa bagenda ngo bagaruke. Oya, ni amahirwe. Wenda ushobora kuvuga, umuntu ashobora kunkurikirana hano akavuga ati niba yaragiye adafite imirimo akagaruka, ubwo nanjye ningenda nkabibona nzagaruka ntangire nshaka imirimo. Oya, mu gihe cy'umugabo witwa Yuko, Paulo yazuye, yaraguye ngo arapfa, Paulo aramusengera arakira, ariko ntago nibaza ko abapfuye muri icyo gihe bose bagarutse. Ntago bagarutse. Yesu ashimwe. Nanjye wagiye muri icyo gihe, abandi bagiye muri icyo gihe ntago bagarutse. Hari abagiye. Ni ubuntu nagiriwe bwo kugira ngo ningera na hano umuntu uri bunkurikirane yumve ko nyuma yaha y'ubu buzima dufite ahantu tujya koko, atari inkuru wenda, atari amakabya nkuru, atari ukuryoshya inkuru za Bibiliya, ahubwo dufite aho tujya kuko ndahari, nambaye umubiri kandi narahabonye ndagaruka. Nagira ngo mbakumbuze gukora hakiri ku manywa. Dusomere 12 Umubwiriza ibice 12 ku murongo wa 13 na 14.
iyi niyo ndunduro y'ijambo. Ibintu byose byarumviswe. Yego. Wubaha Imana ukomeze amategeko yayo, iby'Imana ikubwira gukora ubikore kuko ari byo bikwiriye buri muntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. Kuko igihe kizagera, reka ahangaha mpavuge, kino gihe tucyambaye uyu mubiri turacyari mu gihe cy'ubuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri Yesaya 55 ngire ngo umurongo wa 10 aravuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa mu mwambaza akiri bugufi. Nahoze nibaza nkibaza se hari igihe Uwiteka azaba kure yacu? Yego. Hari igihe tuzaba tutakibasha kumwambaza kunda, ahubwo tuzaba twinjiye mu gihe cy'imanza. Uyu munsi rero turamushaka bigishoboka tucyambaye uyu mubiri, tugifite ubuntu bwinshi, kuko ntago turi mu gihe cy'imanza. Iki gihe turi mu gihe cy'ubuntu, ariko nitwiyambura uyu mubiri tuzinjira mu gihe cy'imanza. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu dukwiriye gukora hakiri ku manywa, kuko tutazi umunsi n'igihe w'igihe buzatubera ninjoro. Yego. Kuko Imana izazana umurimo w'umuntu wese uzaza mu manza. N'ikintu cyose cyahishwe, Imana iguha umugisha. Haleluya. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kugira ngo mvuge muri ubu buhamya bwanjye bunyigisha ko tugomba gukorera mu gihe dufite. Igihe ubonye bukeye ari mu gitondo, erega reka mbibutse, tuzi igihe twavukiye, tuzi imyaka tumaze, ariko ntago tuzi igihe dushigaje kiri imbere. Uyu munsi rero hakubera mu gitondo, uyu munsi hakubera ku manywa. Iki gihe uhari nicyo gihe ukwiriye gukora imirimo myiza, ukubaha Uwiteka, ugakurikira Imana, ugashaka Kristo kuko arahari. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ugashaka umwami ukamubona kuko araboneka, ugakora imirimo yaguhamagariye gukora kuko irahari. Yesu ashimwe. Ugakizwa, ukava mu byaha. Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Reka mpumurize umuntu wese unyumva. Hari igihe Satani akwizingiraho akareba ibyakunaniye, akabona waguye ejo, akabona waranaguye ejo bundi, yarangiza akakubwira ati byarakunaniye bivemo. Uzamubwire ko byakunaniye ejo ariko bitari bukunanira uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Niba ejo bundi byarakunaniye, ntago bisobanuye ko uyu munsi biri bukunanire. Hamagara Kristo agendane nawe muri uru rugendo. Hamagara Kristo, arashoboye, azagushoboza ibyo udashoboye. Numara gushobora, uzabasha gukora iyi mirimo duhamagarirwa gukora, kugira ngo nugera ahantu imanza zije, ibyawe bitwikuruwe, ibyiza ngo hazagaragara ibyiza cyangwa ibibi, nta na kimwe kizahishwa, byose bizaza imbere y'imanza. Yesu nashimwe. Bizapimwa nka kwa kundi wumvishije nkubwira ko ngiye nabonye bapima. Yesu ashimwe. Nagira ngo rero mbabwire ba Kristo, bene data, bavandimwe, buri muntu wese ukurikirana iki kiganiro, ndashaka kukubwira ngo Imana iragukunda. Yesu aragukunda, araharagutegeye amaboko. Nicyo cyamuzanye kugira ngo uve mu byaha ujye mu gukiranuka, uzabone ubugingo. Gukizwa ukakira Kristo nk'umukiza wawe ntago bihagije, wongera ugatera intambwe zo kumwumvira no gukora ubushake bwe. Icyo gihe uzabona ibyo utungukana imbere y'Imana, uzatura heza. Imana ibaha umugisha. Reka ngaruke ku buzima bw'uyu munsi. Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda mu buzima bw'uyu munsi. Yesu arakubabarira mu buzima bw'uyu munsi, kugira ngo aguherekeze mu rugendo uzasohore mu buzima bw'ahazaza. Yesu nashimwe cyane. Niki rero dukwiriye gukora? Niki dukwiriye gukora tumaze kumva ubu buhamya, tumaze gusoma rino jambo ko ibintu byose bizaza, tumaze kureba ko nkwiriye gukorera uwampamagaye? Niki dukwiriye gukora? Uritekerezaho. Katubanze twicare dusubire inyuma, wibaza utari ko ese koko ibyo nkora nibyo bikwiye? Ibyo nkora ese koko biri mu ijambo ry'Imana? Yesu wampamagaye. Erega bakundwa, reka mbabwire, hari ubwo tuba dushaka ngo Yesu atubere umukiza gusa,
tumubwire ngo Yesu ngwino nkize iki, ngwino nkize iki, ngwino nkize iki. Icyagera ku gice kuko ni umukiza kandi ni n'umwami, byagera ku gice cy'umwami tukakirengagiza, kuko iyo bigeze ku gice cy'umwami, igice cy'umwami naho ari bukubwire ngo kora iki ukacyubaha kuko ari umwami, nyuraha ukahanyura kuko ari umwami. Ariko twebwe dushaka kumubwira ngo nkiza kuko ari umukiza, ariko mu bwami bwe ntitwemere kugenderamo. Ndagukangurira, ndaguhamagarira, ndakwibutsa ko ukwiriye kuyoborwa n'umwami, ugakora ubushake bwe, icyo akubwiye akaba ari cyo ukora. Kandi Yesu ntabwo azavugira mu muyaga, avugira muri ba bashumba bawe, avugira mu byanditswe byera. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nari mvuze ngo dukore iki, itekerezeho, icara utekereze, wibaze ngo ndimo ndakora iki muri iki gihe, aya manywa yanjye ndimo ndayakoramo iki, kino gitondo cyanjye ndimo ndagikoramo iki. Ese niba bunagorobye, sinzi igihe ugezemo, ushobora kubureba bugorobye, waba uri on and off muri iki gihe, waba umunsi umwe ufite imbaraga, uwundi munsi ntazo ufite, waba umunsi umwe usa nk'ushobora kubera imyaka ugezemo, icyo gihe urimo nacyo wagikoreramo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icya kabiri, numara kwitekerezaho, izera uwaguhamagaye ko ari umwami wawe ubasha kukuyobora. Icya gatatu, senga kugira ngo urusheho kumwegera. Murakoze cyane. none pastor tutarasoza ikiganiro twerekera ku musozo. Amin. urumva nze kuvuga kenshi cyangwa se bishimira bishoboka. Ego. Yava muri uyu mubiri kandi wabivuze neza, uvuga uburyo umusaza wawe wari wagiye ntabwo yagarutse kuko yararangije byose. Wenda asubire n'inyuma gato, kuko navuze ngo wa muntu twahuye natekereje ko yaba ari wa wundi wari urwariye hariya nanjye nari ndwariye, kuko we yarapfuye, baranamutwara, baranamushyingura. Ni ukuvuga ngo we ntiyagarutse. Birashoboka ko yaba ari we cyangwa yaba ari uwundi. Yego. None nkibaza ibyo bintu byabaye ibyo turi kuvuga kwibuka kino gice cya 12 cy'umubwiriza kivuga cyane ku mirimo y'isi y'ubusore. Yego. Isi bitaraza naho umuntu azaba akenyezwa akajyana aho bashaka, atagikora icyo ashaka, ahubwo akorera ibyo abandi bashaka. Icyo gihe uba ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 23. Wari ufite imyaka 23? Yego. Cyane, nari umujene. Byiza cyane. Hari abajene badukurikiye bari muri bafite aje yawe. Yego. Bari kuvuga ati yewe inzozi zanjye naje kwiga segonderi, ndimo kurangiza kwiga barangije kaminuza yize neza, naje kaminuza isigaye no gukora amafaranga, yiteza imbere, niba ari kubaka, niba ari kubyara nkabyara. Inshuro nyinshi turi mu buzima bw'imyaka mito y'urubyiruko ntabwo tuba twumva ko iki kizarangira. Yego. Twumva ejo bundi bazafatira aniveriseri, uyu mwaka ukaza bakayifata, n'undi ukumva bazayifata, ariko hari igihe bijya bigera bikadushyikira ntibongere gufata aniveriseri, ahubwo bakatujyana gushyira. Yego. Tutumva, tutareba, nta n'amahitamo dufite y'ubuzima ibyo twahindura. None ndibaza mbihuje na bino ni n'ibihe bintu bitatu ukimara kugaruka mu mubiri, byanga bikunda Imana yakugaruye hari icyo yashakaga gukora. Ni n'ibihe bintu bitatu, wenda sinibaza imyaka ishize uko ingana, ariko ni n'ibihe bintu bitatu Imana akunze kubwira impamvu yakugaruye, kuko byanga bikunda hari ibyo wakomeje gukora. Hari umuhamagaro twamenye ko uri umushumba, ariko tubwire muri make amagambo ati ni n'ibihe bintu Imana akunze kubwira, ariko uzirikane impamvu iyi yugaruye kubera ikintu kinini. Yego. Ikintu wenda ndi bubanze gusubiraho inyuma gato, kuri iyo myaka nari mfite nk'uko wari ubivuze, uzi ko ni imyaka ibiryoshye, ni imyaka umuntu no gutekereza gupfa ntago bimureba rwose, ntago ari ibintu bye. Ni imyaka, hari umwana wigeze kubwira ababyeyi be bamukangurira gukizwa cyane, arababwira ati nimara kukungana nkamwe, ati nimara kuba nshaje, ati nzatekereza Imana nyine ko nzaba negereye urupfu. Hanyuma rero njyewe nari mvuye mu mubiri nkiri muri iyo myaka, nongere nanabibutse n'abajeni badukurikiye yuko bajya baherekeza bagenzi babo bavuye muri uyu mubiri kandi ntibagaruke. Ntago tuzi rero umunsi n'igihe, ni ukuvuga ngo birakwiriye kwitegura. Impamvu nanasomye iki kino cyanditswe kivuga ngo birakwiriye ko nkorera uwantumye hakiri ku manywa, umujeni uri bunkurikire hano iwe ni mu gitondo,
birakwiriye gukorana umwete bukiri mu gitondo bikagera ku manywa, yagira amahirwe bikazagera nimugoroba, yagira amahirwe ayo manywa akamusanga n'umugoroba ukamusanga. Ubwo nimo ndavuga wenda mu kigero cyo kugenda asaza akura. Yesu ashimwe. Hanyuma warumbajije uti ni ibihe bintu nibura nka bitatu? Yego. Kandi ibyo bintu uko biri kose byagize ingaruka ku bwawe no kugabanya. Yego. Maze kugaruka ikintu nashoboye gukora cyangwa n'ubu nkikora nuko nabonye ko ubu buzima tubayemo buraciriritse. Urabyumvishe ibyo mvuze? Namaze kubona cyane ko ubu buzima tubayemo buraciriritse. Kabone ngira ngo murabizi ko hari umuntu ufite ibintu bihambaye twandika dusoma mu baherwe ba mbere, dusoma mu biki abana bo kwa runaka, ugasanga wenda n'umuntu agenda ataniyegera kubera araremereye, ibyo afite biraremereye, ariko ibyo bintu byose biraciriritse. Nasanze nta kintu gihambaye umuntu akwiriye gusiganirwa cyane kuruta gusiganirwa kumenya Imana. Kumenya Imana rero ngarutse navuga ko nacishijwe bugufi mu mutima wanjye, numva ndoroheje cyane, numva mpuye mu buzima buciriritse, numva ndaharanira kuzabona bwa buzima nabonesheje amaso burenze bukomeye. Uko kubuharanira rero harimo ikintu cya mbere, kugenda ngenzura ubuzima bwanjye mu mikirizwe kugira ngo menye ko nzabana n'Imana, nkore nungwana no kugira ngo nzature hantu. Ibyo bisaba ko uhora usaba imbaraga z'Imana kugira ngo ukizwe umunsi ku wundi. Icyo ni kimwe nshobora kugenda, ntavuga ngo nashoboye nkageraho, ahubwo ni kimwe gikomeje ngenda nkora, ngenda nsaba Imana ngo inyongerere imbaraga, ngenda ngerageza. Icya kabiri nuko gukorera Imana umurimo uwo ari wo wose byaranyoroheye. Ni ukuvuga, reka ntanga urugero. Hari uburyo tujya kubwiriza ubutumwa, noneho ukabona abantu barashishikaye, cyane cyane ku bakozi b'Imana, ukabona umuntu ashishikajwe no kubwiriza ahantu hari abantu benshi. Ngewe gukorera Imana byaranyoroheye ku buryo abantu 3 mbabwiriza nk'uko nabwiriza abantu 100 cyangwa 1000. Byaranyoroheye ku buryo ntatinya kuba najya ahantu ndi bubone hagenda amaguru, hari ubunyerere njya kuvuga ubutumwa. Byaranyoroheye ku kigero cy'uko nagendera ku igare. Igihe nashoboye kugenda kuri moto ngenda ku igare, igihe nashoboye iyo ari ubutumwa bunsaba kujyaho imodoka igera njyayo, iyi modoka itahagera nabwo njyayo. Iyo njyanganira n'abantu nkababwira ngo ubutumwa tubwiriza, ububwiriza aho ujya unyuze mu ndege, ukabubwiriza aho ujya unyuze mu modoka, ukabubwiriza aho ujya unyuze ku maguru cyangwa ku igare. Urumva ibyo byiciro byose. Hari umuntu ushobora kuvuga ati reka se wajya kubwiriza ahantu ukagenda n'amaguru, ukabira ibyuya, ugaca ukagenda ku igare ukagira. Byaranyoroheye gukorera Imana. Si ibyo gusa, byarongeye biranyorohera ko umuntu wese, ibyo simvuga ngo nibyo nabonye muri urwo rugendo, ariko ni ibintu byanyoroheye kumenya ko umuntu Imana yaremye imufiteho umugambi. Kuko mbonye ngiye nkagaruka, namenye ko hari umugambi ukomeye Imana imfiteho kuruta uko nabitekereza. Rero umuntu wese Imana yaremye imufiteho umugambi. Byampaye inzira yo kumva ko umuntu wese mu bintu 3 wambajije, kimwe ni ugukorera Imana binyoroheye. Icya kabiri ni ukumva mfite inyota kandi ndwana iyo ntambara nshobojwe na Kristo kugira ngo nzabe ahantu bijyanye no gukiranuka. Icya gatatu, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Icya gatatu nakangurira buri muntu wese, nkabwira umuntu wese, ni ukumenya ko umuntu wese Imana yaremye imufiteho umugambi. Ibyo bigatuma nta muntu n'umwe, niyo wamusanga muri rigori agihumeka umwuka w'abazima, nta muntu n'umwe
uteshejwe agaciro cyangwa uciriritse, ko umuntu wese imbere y'Imana afite agaciro. Duhamagariwe rero gukora, kandi nta handi dukora muri aba bantu. Yesu ashimwe cyane. Imirimo y'Imana tuyikorera mu bantu. Ubu wowe unkoramo umurimo, nanjye nkagukoramo umurimo. Yesu ashimwe cyane. Iyo tuvuze umurimo, hari bamwe bibaza ngo nuko tubwiriza ubutumwa. Oya, hari iyindi mirimo. Gufasha umuntu igihe ababaye, kumutera inkunga y'ibifatika no kumutera inkunga y'ibitekerezo. Hari n'umuntu usanga we wenyine yarikuyeho icyizere, wenyine akumva ibimuzengurutse, ibyo bamubwiye igihe arimo kikamubwira ko adahari. Uwo muntu duhamagariwe kumubwira ko ahari, duhamagariwe kumubwira ko Imana imukunda. Umuntu wese Imana yashyizeho nta gaciriritse, kuko ni uwo kubahwa imbere y'Imana. Yaba yarakiriye Kristo nk'umukiza we, yaba ataramwakiriye, kuko uyu munsi ushobora kumusiga ataramumenya, ejo ugahura nawe yaramumenya, amumenyesha abandi. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane. Nari nshubije bya bibazo. Yego. 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 Bahuye n'abantu bavuga ko bitari barabayoboje, bumva ko Imana idahari. Hari n'abemera ko Imana itari, na siyansi n'abandi bakajya bakuvuga, cyangwa se ahantu ari byaramunaniye kumva ko igihe ahawe ari cyo gukora ibyo atakoze, ahugiye ku bindi byo mu isi bisanzwe. Numva hari mesaje waha uwo muntu, wenda ntituzi neza impamvu, ushobora kuba yarigeze kubikora, gukora Imana akabivamo, cyangwa Imana yamubwiye akumva wenda azabikora nyuma. Wa mugani nka wa mwana avuze uti nanjye ninsaza nzabe. Ariko nugusoma ijambo riri hano ngo kore abantu bice bibiri, Paul yanditse avuga kuri 32 ngo ntimukiganye, ahubwo ingaragu ziganyire uko zanezeza umwami wazo. Abubatsi biganyire uko banezeza abubaka. Ndabivuga cyane cyane ndihuza nuko mu rubyiruko, mu bantu bakiri bato, ntabwo hajyaho kwihima, ntabwo hajyaho kuyoborwa n'Imana. Hakunda kumva ndacyafite za mbaraga, ndacyafite amahirwe yo kubaho, ndacyafite ubuzima, tureke wenda nta nubwo umuntu no gupfa ari ikibazo. Umuntu hari n'ababyifuza, hari n'abiyahura. Ariko se ku muntu uyu munsi wa none uri gutinya kwegera Imana, uri kugenda kwegera Imana, cyangwa se guhunga umugambi w'Imana, kuko wahise umenya umugambi w'Imana, bimwe mu byo wamenye harimo no kwibuka Imana ubuzima. Umuntu uri guhunga umugambi w'Imana, aho uzajya kuza, maybe ahari yararose, ahari se wenda afite ijwi ry'Imana ryaramusuye mu buryo bwe, cyangwa se kurusha abandi bantu, umubwira icyo Imana ishaka ku buzima bwe, ariko wenda aracyanditsinda, cyangwa se yabivuga, cyangwa se yabiswe, cyangwa se yabihaye ikindi undi mwaka. Iyi mesaje wamugenera, hanyuma ukabisoza umusenge. Ikintu kimwe navuga ni uko rimwe na rimwe abantu bakunda kwigereranya ubuzima bwe cyangwa imibereho ye akayirebera ku wundi, akavuga ati runaka se ko byamunaniye, ubu ni njyewe uzabishobora. Uwari umuyobozi wa korali se ko yaguye, ubu ni njyewe uzabibasha. Yesu ashimwe cyane. Nashaka kubabwira ngo umuntu afite ayo mateka, buri muntu wese afite ayo mateka, buri muntu wese afite uburyo Imana yamushyizeho, kandi buri muntu wese Imana yiteguye kumushoboza. Nicyo cyazanye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Niturebera ku bandi ntaho tuzagera, kuko niba uwundi muntu yarahaye Satani urwaho, yamara kumuha urwaho
akagwa cyangwa akananirwa, ntabwo rero twebwe aho kumwigiraho kunanirwa dukwiriye kumwigiraho gushobora. Ukavuga uti niba runaka hari iyerekwa nigeze kugira ariko ryo ntabwo ngiye kurivuga, iryo yerekwa ni rirerire. Icyo gihe nari nagize impanuka nza kujyamo muri koma gatoya, ntabwo bwo navuye mu mubiri. Ariko icyo gihe umuntu twahuye ni inkuru ndende, yarambwiye ngo nkubwire igituma abarokore bagwa. Ubwo ni iyindi nkuru wenda, ariko hano ndashaka kukubwira ngo Imana ihamagara umuntu cyangwa irema umuntu wayo imufitiye umugambi utameze nk'uwa mugenzi we. Imbaraga zishobora kugushoboza zirahari iyo winjiye wirebera ku bandi. Aha reka nongere mvuge kuri bwa bwesikoro. Niba buriya hari ikintu abantu batinda kumenya, ahantu hari abantu benshi ntago habura, abanyarwanda nibo bavuga ngo hari abantu ntihabura uruntu. Niba harabonetse abakozi b'Imana yahamagaye, hari n'abandi bihamagaye. Unyumvishije akicara akavuga ati ariko gusa umuntu yigeze kumbaza ati iwanyu mushobora kunyemerera nkahabwiriza, buriya mwanyemerera? Ndavuga ni se ufite ikintu wavuga? Arambwira ati jya ariko nzi kuvuga burya, ati jya nzi kuvuga burya, ngiye speech yanjye bigororotse. Ikindi cya kabiri nzi n'Icyongereza. Ubwo yari yajeyo icyo gihe, yaje mu materaniro y'Icyongereza hari mu gitondo. Icyo gihe twagiraga amateraniro y'Icyongereza yihariye, ubu ntabwo ariko tukibigenza. Noneho arambwira ati jya nzi Icyongereza kandi ngira nzi gushyira burya ku murongo w'amagambo, speech yanjye bimeze neza. Nuko nguko we abitekereza. Yesu ashimwe cyane. Iyo bukeye mu gitondo rero yumva speech ye igenda neza, akumva bitekereje, haravuga ati ubungubu ndi pasiteri, akabitangariza bamwegereye, akavuga ati nitwa pasiteri apotre cyangwa umuhanuzi, akajya gutanga speech igenda neza. Yesu ashimwe cyane. Rero ntago twahamagawe kuko tuzi kuvuga, oya ni ubuntu bw'Imana. Iyo Imana yaguhamagaye ikwigisha gukora. Yesu ashimwe cyane. None mbwira uwo muntu rero urimo kurebera ku bandi, ese umuntu ureberaho none koko yaba yaricaye akumva azi kuvuga akiyita izina ko noneho kuri YouTube ushatse buracya mu gitondo bimeze nko gucya wubatse akazu, buracya kubaka akazu ke. Ni ukuvuga ngo buracya mu gitondo agatangaza ati giye mujye munyita bishop, bishop munyite bishop, munyita apotre, munyite. Bibiliya iratubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Niba wabonye ari umwesikoro, nyine ni umwesikoro, nuko nguko yaje, niwe nicyo cyamuzanye, yaje kwesikoroka. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo wowe rero uri uwo muntu. Wowe haguruka ukorera Imana, ahubwo uwo muntu ye kuguca intege, ahubwo atume wongererwamo imbaraga, umenye ko no muri iyi mirimo habamo abatarahamagawe. Noneho wowe niba warahamagawe injira ukore. Yesu ashimwe cyane. Nsoma icyanditswe kiri muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10, aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yesu ashimwe cyane. Dufite Imana itabara, dufite Imana igendana natwe, dufite Imana ituringaniriza ahataringaniye. Iyo cyane muri bya bindi navuze ngo twakora iki, iyo usenga ukayegera ntabwo uyoba, nta nubwo amaso yawe areba bayobye, ahubwo amaso yawe areba Imana yaguhamagaye kuyikorera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Impamvu abantu benshi bayoba, ahiri ahantu bifatiye, impamvu bayoba nuko bategera Imana ngo ibavugishe, kandi Imana yacu iravuga. Nuko badahamagara Yesu ngo abayobore, kandi Yesu arayobora. Nuko batemerera Mwuka Wera ngo ature muri bo. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo bagenda bagira ubunebwe bukabije. Ahangaha abantu bakunze kugira ubunebwe bukabije ku kigero cyahora yumva ko runaka akwiriye kumusengera, runaka ari ukwiriye kumusomera Bibiliya, runaka ari ukwiriye kumumenyera.
nuva kuri icyo kigero ukagera ku kigero cyo gushaka Imana, cyo kwisengera, cyo kwisomera ijambo ry'Imana, icyo gihe ntabwo umuntu azaza ngo akuyobye wemere. Ariko uyu munsi abantu baremera kuko harakubwira ngo ndabigukorera, ndakugirayo, ndahakubera. Njya mbwira abantu, njye nsengera abantu pe, ariko njya mbabwira ngo ntabwo nsengera umuntu utasenze. Oya, ntabwo nkusengera, ahubwo ngwino. Bibiliya iravuga ngo 2 cyangwa 3, ngwino. Cyangwa niba utananyegereye mpamagara, noneho tuganire, duhana umunsi, twinjire mu masengesho nge nawe. Apana kukubwira ngo genda wiyicarire, genda ujye mu murima wawe uhinge, genda ujye muri butike yawe se, genda wikorera ibyawe, hanyuma ngewe ngiye kukugira ku musozi nsenge. Benshi barababeshya naho bagwira. Imana iguha umugisha. Ngira ngo nashubije ibintu birenze ibyo wambajije. Yego. 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 barahuye nawe mu buzima mwene data, nawe reka gufasha dusengere, dufatanye dusenge kugira ngo nawe uzagire abantu birumisha. Ushaka kuba Satani ataragize ikindi agutwara, ariko wenda akica destiny, akica inzozi zawe, akica wa mwete wawe w'urukundo kugira neza, akica umutima mwiza wo kubabara. Abantu buriya dupfamo ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Mu buryo bwinshi butandukanye. Wasanga nawe ikintu cyiza umwanzi yaba yaribasize, ariko reka dusabire kugira ngo ikintu cyongere kibe cyiza gikora. Rwa rukundo rwacu rwamuriko n'ubwegeze kuvuga Imana ivuga n'ubwo bwacu. Rero nawe hari ikintu muri wowe wasanga kitakiza Imana, kandi hari ikimana yari kuzikiza kigushimira. Wasanga hari inzitwazo wabonye, urugo, bana, akazi, yango bikakubuza gukora cya kintu cyiza Imana. Usaba Imana kugira izo mbaraga mu gihe nsigaje, nawe usigaje utazi uko kingana, ariko tuvuza ko kiba kinini, ariko umwigisha yatubwiye ngo uko cyangana kose kirahari, tubashe gukora. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha bene data bari hirya no hino, buri muntu wese uri bukurikirane. Ndagusabira umugisha wa Kristo kugira ngo uhumure umutima wawe, uhumurizwe, umwanzi ntaguce ku ruhande, ntakubwire ngo byarakunaniye, ntakubwire ngo byaranze. Yesu arahari kugushoboza. Umwanzi ntakwereke abananiwe, ntakwereke abayobye, ntakwereke abesikoroka abandi. Imana ishoboye kugukorera ibyiza, ishoboye kugukoresha ibyiza. Imana irashoboye kandi iragukunda. Umuntu Imana yaremye mu biganza bye, Imana iramukunda kandi imufitiye umugambi, igufitiye umugambi. Reka nsenga ariko nkubwira ngo wowe uri bunkurikire, hari ufite imyaka mike, hari ufite myinshi. Imyaka yose waba ufite ntabwo ari wowe wayihaye. Kuba uriho ni igishoro cy'Uwiteka yagushoyemo umwuka, yagushoyemo ubuzima utabasha kwiha. Kuba uhari rero ibyo byonyine bikubera imbaraga zo kuvuga ngo nubwo ibi bindi imbere binteye ubwoba, ariko no kuba ndiho ntabwo ari jye ubyiha. Ubwo atari jyewe wabyihaye kuba mpari, rero iyi yampaye kuba mpari ni nayo iri bunshoboze gutsinda ibindi imbere. Umwami aragukunda. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, icyubahiro n'ikuzo Mana ndabiguhaye. Nyemerera nzamure abantu bari hirya no hino Mwami, abadukurikiranye. Uwiteka Nyiringabo mbashyize mu biganza byawe. Uyu munsi hari umuntu urira arizwa n'uburwayi arwaye bw'umubiri bufatika. Uyu munsi hari umuntu urira arizwa n'ingorane
ingorane ahura nazo. Uyu munsi hari umuntu urira arizwa n'uko arushye. Uwiteka ijambo ryawe riratubwira ngo abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Mu izina rya Yesu Kristo mwami, ndasenze ngo ubahumurize, abafite ibyabaciye intege ubahumurize, ubongerera imbaraga. Watubwiye ngo wamufata ukuboko, ubafata ukuboko mwami, ubajyane, ubakomezanye, ubarenze imisozi. Erega mwami Imana yacu, ujye uturenza imisozi tutayizi, ujye uturenza imisozi tutayibonye. Hari igihe udutabara mu gicuku dusinziriye, hari igihe udutabara mwami ukatunyuzaho tutabasha kunyura. Uwiteka Nyiringabo Imana, ndasenze ngo utabare buri muntu. Uhoraho Mana, hari abafite amagwa bagoye, umugore ananiwe cyangwa umugabo ananiwe, abana bananiwe, ndasenze mwami ngo ubasange mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibagote, ubuntu bwawe bubagote, ubutabazi bwawe mwami bubasange, amahoro yawe abasange, imbaraga zihumuriza zibasange. Uwicaye mu mwijima w'icuraburindi, Mana yanjye umukureyo mu izina rya Yesu. Oh haleluya, uribo sentekeye boshaya makura. Mana, ndasenze ngo ukuboko kwawe kwiza kurambukire buri muntu wese, ukore ku mutima, ukore ku bubabare bwe, ukore ku bwihebe bwe, ubakure, ubambike imbaraga, bagende bemye, batambuka, barwanira intambara mu izina rya Yesu Kristo mwami. Dawudi yaravuze ngo urwane n'abandwanya, ngo uburane n'abamburanya. Ndabasengeye ngo urwanire buri muntu wese, bimurwanya ubirwanye, bimuburanye ubiburanye mu izina rya Yesu, kugira ngo buri muntu abashe kwambara imbaraga. Umuntu akanguka amenye ko wamuhamagaye, umuntu akanguka amenye ko wamukunze, abatarakumenya bakumenye mwami, binjire muri uru rugendo rw'agakiza, abarugeze mu bayobozi neza yawe ubageze kuri destine mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nsengeye mwami ubuyobozi bwa Mpumuriza TV, bagirire neza uko bitanga Mana, kugira ngo hagire ijambo ry'Imana ribagera kuri benshi. Mana, ubahe umugisha, ubagura ibyo bakeneye ubibahe. Nyemerera mpagarare mu bubasha waduhaye. Ndananiza imigambi y'umwanzi kuri buri muntu wese uri budukurikire, ndananiza imigambi y'umwanzi ku muntu uwo ari we wese wumva iki kiganiro, ndetse n'abatari budukurikire n'abatacyumva, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zaboshye abantu, imbaraga zababoheye mu buretwa runaka, mu izina rya Yesu, mu ngeso runaka, mu businzi, imyuka yababoheye mu busambanyi, imyuka yababoheye mu burara butandukanye, imbaraga zababoshye turazicagagura. Nta bubasha Satani afite ku bantu Imana yaremye, mu izina rya Yesu. Tukubise hasi iyo migambi, tunanije iyo migambi, twirukanye iyo myuka. Haleluya. Ribosheke ya masanda. Reka mwama bari baboshye babohoka, bari bakingiranye bakingurirwe. Imbabazi zawe zigaragarire buri muntu, itabaza ryawe ribamurikire. Urakoze mwami, turasenze tunyuze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.